nitwa Ntakirutimana Faustin nkaba ndi komiseri ushinzwe gutangaza amakuru muri rubanda mu ishyaka RDI Rwanda Rwiza. Nkaba rero mu nshingano zanjye ngomba kugeza ku banyarwanda ndetse n'abakunda ishyaka RDI Rwanda Rwiza intego zacu cyangwa se icyo tugamije kugira ngo u Rwanda rwacu twifuza rushobore gutera imbere. Muri aka kanya nkaba numva navuga ku kibazo gikomeye cyane, ikibazo cy'uburezi. Kikaba ari ikibazo giteye inkeke kuko uburezi bwarapfuye mu Rwanda, ariko leta iriho mu Rwanda ya Kagame ikaba yirirwa ikwiza ibihuha hose ku isi ngo uburezi bwateye imbere, ngo abantu bose bariga, ariko ugasanga ibintu bimeze nabi kurushaho. Duhereye rero nko mu mashuri abanza tukageza muri kaminuza, usanga hose ari ibibazo bikomeye cyane kandi byatewe n'iyi leta ya Paul Kagame. Natwe rero muri RDI Rwanda Rwiza twamaze gusesengura dusanga hari ibintu bikomeye cyane mu burezi kandi binababaje tugomba gukosora. Duhereye ku bintu byoroshye cyane, duhereye nko mu mashuri abanza baravuga ngo abana bigira ubuntu mu mashuri abanza, noneho bakonongeraho ngo uburezi ngo bumara imyaka 9 ngo kuri bose ngo biga neza, ariko ugasanga wa mwana wize imyaka 9 ntabwo azi gusoma no kwandika ururimi rwe kandi ari rwo agomba kuzakoramo ibikorwa yagombye kwigishwa. Ubu ngubu isomo ry'amateka ryaraciwe mu Rwanda kubera ko ayo mateka banga kuyabwira abana, banga kuyigisha bitewe nuko ayo mateka bacira urubanza. Twebwe rero muri RDI Rwanda Rwiza mu ishyaka ryacu ikintu tugomba gushyira mu banyarwanda mbere na mbere nuko abana, abanyarwanda, abantu bose bagomba kumenya umuco w'igihugu cyabo, bakamenya amateka y'igihugu cyabo kugira ngo bamenye ibibi byabayemo, none babone uko babikosora, none bamenye n'ibyiza birimo mu muco wabo no mu mateka yabo, babone uko babyongerera imbaraga. Nk'ubu ngubu ikinyarwanda ni ururimi ruvugwa navuga ku isi yose kuko abanyarwanda bari ku isi yose, ariko ntabwo rwigishwa, nta nubwo abana bazi kurwandikamo cyangwa kurusomamo. Ariko twebwe nko muri RDI duteganya ko uburezi tuzabuteza imbere, ikinyarwanda tukagira agaciro kacyo, none tukanagishyira no mu ikoranabuhanga ku buryo ufata ururimi rw'icyongereza, ururimi rw'igifaransa n'izindi ndimi, none ikoranabuhanga rikarishyira mu kinyarwanda kuko ikinyarwanda ni ururimi rukomeye. Ariko kugira ngo ibyo byose bigerweho, wenda tukiri mu mashuri abanza, nuko mwarimu agomba guhabwa agaciro karushijweho uko yaragafite mbere yuko FPR ifata ubutegetsi yica igihugu. Nuvuga rero ko mwarimu kugira ngo yigishe neza agomba guhabwa agaciro ke, agahabwa umushahara, agahabwa icyubahiro, akaba atari wa mwarimu nk'uko ameze ubu ngubu muri FPR, aho mwarimu atakishobora gutumirwa mu nama, atagishobora kubonana n'abayobozi, ahubwo perezida yagera ahantu bakabahisha ngo batagaragara kubera ko nta mwenda bafite wo kwambara, ntabwo bariye, inzara yabishe, abana babo ntibiga, mbese ugasanga mwarimu nguno nta gaciro afite. Twebwe rero nukuvuga ngo mwarimu tugomba kumuha agaciro, niwe wigisha muganga, niwe wigisha umuyobozi, niwe wigisha umusirikari, niwe wigisha umuntu wese n'umuhinzi mworozi. Mwarimu niwe wa mbere tugomba kuzamuha agaciro ke, agahabwa umushahara nyawo, atari wa mushahara wo kubeshya. Nk'ubu ngubu tugeze ku kibazo cya mwarimu, ubwo turi mu mashuri abanza, usanga barashyizeho icyo bita ngo mwarimu sako, kandi ari uburyo noneho no kumusonga kuko bafata akagashahara gakeya yahembwaga bakagashyira mu bintu bavuga ngo ni ikigega, ahubwo bagiye gucuruza twa dufaranga twe duke kugira ngo inyungu bakuyemo bayishyire mu mufuka wabo, mwarimu akomeze yicwe n'inzara. Ikindi kigaragara nuko ibyo bita mwarimu sako ni uburyo kugira ngo bahishe, bagaragaze, babeshya abarimu ko bahawe umushahara kandi nta mushahara babona buri kwezi, kuko bawushyira muri ibyo bigega bakavuga ngo wagezemo kandi utagezemo. Mwarimu ukwezi kugahembwa, yajya kureba n'ibihumbi 5 bakabimuha nyuma y'amezi 2. Ibyo rero twebwe muri RDI Rwanda Rwiza, ishyaka ry'umucyo, ishyaka ryacu, tubona mu by'ukuri mwarimu tugomba kumuha agaciro ke kugira ngo yigishe abana ibintu byiza, abana bamenye ubwenge, kandi tukabigisha ikinyarwanda, tukabigisha kucyandika, tukabigisha kukivuga, tukabigisha amateka. Mwarimu ubibigisha akaba ari mwarimu ukeye, ufite ku mutima rwose hakeye kandi wishimye, unishimiwe n'abaturage, unishimiwe n'ubuyobozi. Aho ni ku mashuri abanza muri make, kuko ni porogaramu ndende muri RDI tuzageza ku banyarwanda kandi tuzakomeza kubivugaho kenshi, na n'ubu tuzakomeza kugenda twunguranaho ibitekerezo, kuko amafaranga agomba kugura intwaro, amafaranga Kagame yicubusa ajya kwica abanyarwanda hanze, amafaranga Kagame yicubusa ajya kwica abanyarwanda muri Kongo, ibyo byose, ayo mafaranga yose
agomba gushyirwa mu burezi, akubaka uburezi, kuko nitugira abana bafite ubumenyi bwiza niho igihugu kizashobora gutera imbere, niho tuzaba twubatse mu by'ukuri uburezi bwiza, tuzaba twubatse igihugu nyabyo. None tujya mu mashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye barabeshya kimwe no mu mashuri abanza ngo umunyeshuri yigira ubuntu, ariko ibigo byo mu mashuri yisumbuye babihinduye ubucuruzi. Abana baragenda bajya kwiga bakavuga ngo ni ubuntu, ariko bakavuga ngo muzarya ku ishuri kugira ngo uzarye uzajya utanga 100 mu mezi 3. Ayo mafaranga bakareba ibigo by'abacuruzi bigurisha ibyo kurya bishamikiye ku ishyaka FPR rikomeza kunyunyuza imitsi y'abanyarwanda, akari ryo rijya kugemurira bya bigo ibyo kurya. Abana udufaranga ababyeyi bagerageje gukura mu mirimo yabo bakaduha abana, ariko leta ikavuga ngo bigira ubuntu. Nta na rimwe mu Rwanda umubyeyi yigeze atanga amafaranga ageze ku 100,000 umwana ari kwiga. Amafaranga yabaye menshi kugeza muri 1994 FPR ifata ubutegetsi yari amafaranga 7,000. None ababyeyi ntibareba amafaranga batanga ubu ngubu, kandi abana ntacyo bigishwa, ntibazi kuvuga Ikinyarwanda, ntibazi kuvuga Igifaransa, ntibazi kuvuga Icyongereza. Uri kumva abo bana bigishwa iki? Ibyo bigishwa ntacyo bashobora kumva. Mwarimu bigisha arababaye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Mu minsi yashize twagiye tubona na n'ubu ubuhamya n'ubutumwa bw'abana abanyeshuri biga muri kaminuza, none abariho ngeze bishwe n'inzara, baryama munsi y'igitanda. Umunyeshuri akarya rimwe mu minsi 2. Uwo nguwo se azavuga ngo azagira ubwenge gute? Buruse bazikuyeho. Izo buruse kuzikuraho ni amafaranga Kagame yashyize mu mufuka we ajya kugura indege. Twege muri RDI Rwanda rwiza ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose byo gucunga umutungo w'igihugu nabi kugira ngo bijye gukiza abategetsi bamwe aho bikebeye igihugu tuzabikuraho, bitunge abanyarwanda, bibe iby'abanyarwanda. Ubu ngubu amafaranga ari mu Rwanda yatanzwe n'isi yose bavuga ko habaye jenoside. Amafaranga yagiye mu mifuka abantu bamwe. Mu gihembera 1994 nta mahanga yatanga amafaranga nk'ayo. Mwarimu n'umunyeshuri yahabwaga buruse muri kaminuza. Ni ukuvuga ngo twebwe muri RDI ikintu cya mbere kigomba no guha abanyeshuri buruse bakiga bafite uburyo bwo kubaho, babona uburyo bagura ibikoresho, babona uburyo babaho neza, kandi ibintu by'akajagari bikavaho, tugaha uburezi icyo nakita isura nziza. Byose bikakorwa mu mucyo, kandi tugakora ikintu kijya kumera mu by'ukuri nka demokarasi mu mashuri. Ababyeyi bakagira uruhare mu mashuri, abarimu nabo bakagira uruhare mu masomo. Ubu ngubu usanga amasomo mu kanya gato Kagame aravuga ngo Ikinyarwanda nikijyeho, kikaba kigiyeho. Mu kanya mu ijoro rimwe akavanga Igifaransa ndagiciye, kikaba kiraciwe. Ubwo burezi bumeze gutyo bukomeza bahindagurika, ntacyo umuntu amenya. Ni ukuvuga ngo iyi myaka 20 yose yabaye 0. Ni ukuvuga ngo tugomba twebwe muri RDI Rwanda rwiza tuzashyira ibintu mu buryo. Bizatugora kuko imyaka 20 ni myinshi uburezi bupfa, ariko tuzabikora, kandi n'abanyarwanda tuzadufatanyije twese hamwe. Tukaba twumva muri RDI Rwanda rwiza tugomba kuzubaka uburezi bwiza, uburezi bushingiye ku muco nyarwanda, uburezi buha agaciro umurezi, kandi uburezi bwubaka igihugu, atari bwa burezi bwo gukomeza bavuga ngo twahinduye nonaha, ngo ejo twazanye ibindi. Kagame yagira mu nama ati Ikinyarwanda kigiyeho, ejo ati Icyongereza kivuyeho. Ubu ngubu tuzajya kwigishwa Igishinwa bitewe n'uko Kagame yatangiye gushwana n'Abanyamerika, cyangwa se tujye kwigishwa Ikirusiya. Ibyo ngibyo ntabwo bifite agaciro na gato. Tugomba kugira uburezi bujyanye n'uburezi mpuzamahanga. Umwana ntave mu Rwanda yarigishijwe arangije kaminuza ngo najya hanze bamusubize mu mashuri yisumbuye kubera uburezi bupfuye. Ibyo ngibyo muri RDI Rwanda rwiza tugomba kuzabikosora. Ni icyo kintu cya mbere mu burezi kizakorwa, guha agaciro mwarimu, guha agaciro amasomo yigishwa, guha agaciro umuco nyarwanda, guha agaciro amateka y'u Rwanda, kugira ngo twubake igihugu cyiza. Mwumva rero muri make ari icyo navuga ku burezi, kandi tuzakomeza tubuvugeho kenshi kimwe n'izindi gahunda zose, kuko RDI ngubu twariyemeje, twarahagurutse twiyemeje yuko tugomba guhindura igihugu cyacu. Twabikora mu nzira iyo yose, uko byagenda kose ibintu bigomba guhinduka. Nta nubwo abanyarwanda bazakomeza kuba intama, ariko byanze bikunze igihugu cyacu kibe igihugu cyiza. Tutigeze tuvuga ngo ngo yaratubuza, ngo garakomeye n'ibiki byose. Abakomeye n'abanyarwanda, hanyuma uri hejuru y'abanyarwanda n'Imana, kandi twese izadufasha. Mwumva rero nabashimira, kandi tuzakomeza kujya tugeza ku banyarwanda ibitekerezo byiza.